mba ndoga rwabo kindi iyi ni inzoga rwose mwana we uzi gushishoza neza se wacomeje aho mwana we kararyoshye karagera ku nyota uzajye wiga gusoma neza gake ayewe mwana we oya ko mbona ukurura nkabona amatwi aranyeganyega ayewe ubwo busambo wabukuye he mwana we ko sogokuru atigeze abugira ariko wacyohewe buri gihe nzajya nkuhanura ariko ntunyumva sinabeshye sinagukurikije oya iyo uza kunkurikiza mwana we simba nkubwirije sogokuru wawe ntiyigeze ambwiriza mba ndoga rwabo kindi neza reka shanda bandeba yo wivugishije reba ko ari akandi gace rusigaranye simbona karimo karakendera haba ndakubwiye ngo haba n'igiceri cy'icumi heruka kumva awa re ese ndi kukubeshya njyewe haba n'igiceri cy'atanu none kugira ngo nabyemere mwana wa twaduceri twose twarashize mwana wa nakubwira ngo twibuke mbwa ngo ntawe wapfuye utyo Yesu we ko nakubwiye ahubwo ko mbona utangiye kuba icyohe ugize ngo ngomba kukwigisha impanuro ye nkiri umusore nta musore wajyaga imbere iyo navugaga n'ibintu bye yahitaga bitahasa akiruka Yesu we mbitoragura mwana we ubwo noneho reka nkwereke ukuntu tubigenza uno munsi nabwo yego mwana we ongera usubire ubusore noneho twebwe none nabwo ibintu byabo tubirye n'uyu nguyu niwe ibyo ntabwo byakunda mwana wa imyaka irimo iransiga nari ingoma nyinshi naraziriye mwana we ntacyo ntakoze rero banza utsomye njye nunakomeza kumbwira amagambo menshi nawe uvugira mu mata amasoma mwana wa yewe mbega icyohe rekera ugize ngo utazabura umuco rero yego reka rero nkugire inama uraje mfate rwakajwiga nigirize urumva nige ariko nige ugengesera mwana wawe utakurya ugize ngo nahitamo huka neza we rero aradusatiriye oya burindira akayoga kacu katameneka mwana waje kwikiriza vuba ayiwe genda kubwiye ngo mwana buri munsi wikopesha wanjye ntushaka kwishyura izi nkweto ndakumenyesha ko noneho nzitaha n'ubundi bisaza by'umwigizi waciye inkoni zamba koko mwana wa ayiwe ndashaka kwishyura ariko hahagaze mana yanjye ayiwe ndebera hano mwana wa ndorera mwana wa ewo mwana yorororo arakitwa no mu ruho yo kitwa n'agahinda kiraritwaye yo kitwa na mugiga rwo sinakubwiye igare ubu ngubu utayari naranarigurishije Yesu we ngurishije da mwana wa baguhaye angahe hama ibihumbi byanjye 50 awa yose amafaranga 50 yose mpamvu usubona niko wemaze kurya nk'umutsima wa danje ahubwo nawe urajya kurya mu kana ubu ibiceri 50 urabifite mpaye ndakubwira ngo ni inote 50 zije inki inote yampaye ahubwo buriya kariya niko kazi ugize ngo niko kazi hari ubwo ngiye kugira mu kirenge nk'icyasogokuru wawe mwana wa rero ndagiye gutera intambwe nziza erega mwana wa erega ntago twigeze twiga niyo mpamvu nagukuye mu ishuri mwana umenya ubwenge buriya wari icyohe umbwira ngo ugiye kwiga wari icyohe mwana siko nari maze kumenya bonjour ibyo bya bonjour uzajya ubijyana hariya mu bazungu ugize ngo hano turi abanyarwanda tugomba kuvuga ikinyarwanda cy'umwimerere kitavangiye rero mwana we
ishuri nabonye nta mumaro rwose nta mumaro pe none ubu ngubu nibwo ndi umuntu muzima rwose uri kunshimisha rwose mwana ubu nanjye kubona umuntu ko wika geno moro bakajwe urwakajwe gase gute ahubwo ni kwakundi nagera no hafi nahita nzunika geze urugero nige mwana wa ejo bundi waronyishe neza sisho none se ntiwaranyuriye ko amiza sire mwana utazamekura mwana nakubwiye ngo ideni buriya ni ikintu kitajya gisaza mu buzima bwawe rwatangabo nyirabihekura mpora buri ikigo munsi uza wikopesha kuri botike yanjye akayoga ukizwa n'umuruho uranyishyura ukicwa n'ibyorezo uzapfa utumbe barongeye barakunyishyura gisaza aranyishe ndebera hano baba we yakuriye inzara ndebera hano rwose yiwe dododo afasa nyemeze njye kwapfa niko muze nishyira mu muri gufiki rwose yo kicwa na rwatanga we kicwa na nyirabihembe tumba kandi muze ayiwe rwatanga uranyijije none baranakwibiye ayiwe none se kurya n'umujura azatumbagana azicwa no mu ruho urumva mwana we akazi uri gukora uri gutera mu kirenge nk'icya sogokuru wawe mwana we kabisa rero nkubwire n'ibisigaye byose ubikindure byose uzana amafaranga. It was in this moment that Nathan knew he fucked up.